witwa Mitsutsu Comedy muramuzi, Mitsutsu Empire muramuzi, Mitsutsu and runaka vlog muramuzi, uburyo ibintu byagiye bigera. Gusa ngewe natunguwe no kubona hano hirya no hino hari abashinyaguzi. Bwa mbere Mitsutsu ya postinze channel yiwe ya Mitsutsu Empire ashaka kuyigurisha, ifite abasubscribers 330, ashaka kuyigurisha. Twese biradutungura, bamwe bati Mitsutsu yashonje, abandi bati nukwigeza nkana, abandi kwa kagarara Ashton Swaro kagaragara. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Isara ngusubiza kandi nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose. Uko nitwa murakuze ni Manzi Manzi Salon, iyi ni Manzi na Salon TV. Ndagushimiye cyane aho uherereye hose, wakoze subscribe bara utarekondeza ko yo kwikora kugira tujye tubana 5 kuri 5. Sasa rero ntabwo ndi bujye kure muri our next episode. Hari ikinteye kwicara hano imbere yanyu ngo tuganire, hanyuma ibintu bigende neza cyane. Ni ikiganiro tugiye gukora, ngiye kubagezaho kitari buje kurambirana. Ngiye kwibanda ku bintu biri imihanda, hano imihanda. Ndibanda ku bintu bitarenze 3. Ikintu cya mbere ndaza kwibandaho, jute mwana mama muracyihahira. Mbere na mbere ndaza kubanza mbashimire cyane, muhate mugira ubwitange kunkurikira ibyo mbagezaho, yaba ibyiza yaba ibi, ariko nta bibi mbagezaho, ni byiza gusa. So hano hantu rero nicaye ni ahantu bre ntago mpavuze zahavumba, gusa ni ahantu heza cyane. Ubwo nyiraho aze kunyegera tugira ibyo tuvugana, hanyuma ubundi ubutaha nzajye mpavuga. Gusa ni ahantu buri wese akeneye, niho nicariye ndi gukorera ibi biganiro. Ni ahantu hari view nziza cyane, yakubona ukabona mu kanya umuzungu anyuzeho. Ni ahantu mu gahoteli ameze neza cyane. So rero nyiraho nawe anyegere, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Sasa rero nagiye kubarambira, hari ibintu maze iminsi ndi kubona hano imihanda. So ikintu cya mbere maze iminsi mbona imihanda, hari Mitsutsu yarwaje umuvandimwe. So kandi mwabantu mwe yabagejejeho ibintu byiza, byo ndaza kubivugaho. Hari umuvandimwe Iyago yitwa Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent turaturanye hariya mu gihugu cya Uganda. Hano bita Munyonyo, muri town ya Munyonyo hariya. Gusa we atuye hafi y'amazi. Ibyo ni naho ari hotel akoreramo ibiganiro, naho akora ibiganiro umunota ku munota. Ndaza kubigarukaho. So ndaza no kugaruka kuri Kagarara ni muramuzi hano cyane, yiyise Ashton Small.
ari akoze copy kuri Ashton Hall, babaye bamwe ku buryo nungu bari kuzunguka Afurika. Ariko before that Kagarara yigeze kubatizwa izina na Aisho Speed. Iryo zina rikaba ari yamwise Kagaragara. Kagaragara. Murabizi ibyo byose tugiye kubigarukaho, ariko mbere na mbere ndaza kubanza mbabwire abanyarwandakazi, hariya hari umuvandimwe witwa Mitsutsu Comedy, muramuzi, Mitsutsu Empire, muramuzi, Mitsutsu and runaka vlog, muramuzi, uburyo ibintu byagiye bigera. Gusa ngewe natunguwe no kubona hano hirya no hino hari abashinyaguzi. Bwa mbere Mitsutsu yapostinze channel yiwe ya Mitsutsu Empire ashaka kuyigurisha, ifite abasubscribers 320,000, ashaka kuyigurisha. Twese biradutungura, bamwe bati Mitsutsu yashonje, abandi bati nukwigeza nkana, abandi bati nugusabiriza, abandi bati bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. But nyuma tuza kubona ko ari ikibazo cy'umuvandimwe we urwaye. Bamwe rero bashaka rero kubyita ko ari ikindi kintu, cyangwa se ari ikindi kintu abishakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkabiraya mwe waruraya we. N'umuntu duciyeho nyine ntabwo biba byoroshye. Hanyuma rero biza kugaragara ko nyine arwaje umuvandimwe, maze kugaragara ko arwaje umuvandimwe, nabwo babica hirya babica hino, bati sibyo, ni ugusabiriza, no kugira gute. Gusa yarasuwe, Ama-G The Black yaramusuye, nanjye naramusuye, n'abandi baramusuye. Nabonye ko ari ibyanyabyo. Mwuka agira Imana mwe mugire igikorwa, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Ubwo burayi uri gukora urukumva. Hanyuma rero ngarutse nakomeje gutinda, ngira mbabwire kuri ibyo bya Mitsutsu ari byo mperaho. Rero narababwire ko iyi mihanda ukuntu bimeze, witwa Kagarara Ashton Hall Kagaragara, ubu tuvugana ari mu gihugu cya Nigeria. Ari mu gihugu cya Nigeria, aho ari muri tour na Ashton Hall. Iyo tour rero bari gukora ni tour ishaka wenda muri make Ashton Hall muramuzi, yagaragaye akora imyitozo igitandukanye, ibikorwa bidasanzwe, harimo imyitozo iri powerful, so mwarabibonye. Hanyuma Kagarara ndetse n'abandi bantu, Ashton Hall yaje kubona umuntu wigana nk'ibye, nawe w'umuhinde, so yitwa Indian Ashton. So aragenda aramushimira, abona ko ari bitangaza kuba mbese amufana, cyangwa se ashobora kuba yanamwigana mu byo agenda akora bigiye bitandukanye. But akimara kumwishimira no kumusura muri India, Ashton Hall yaje kumuha igihembo cy'imodoka. Mwarayibonye, imodoka nziza cyane ya Barabas bro, mwarabonye. Yarishimye, ibintu bikomeza kugenda neza cyane. So hanyuma rero ubu tuvugana afite target yo kuvuga ati mu gihe Ashton Hall ariwe Kagarara, mu gihe atarageza million y'aba followers, even kuri Instagram nangwa kuri TikTok ndetse n'izindi mbuga akoresha, mu gihe atarageza miliyoni z'abamufollowinga, ntabwo azamurekura, arakomeza na tour paka agize iyo miliyoni. So twitege ko wenda vuba ahangaha ibintu biraza guhinduka kuri Kagarara, bikakomeza kugenda neza. Hanyuma rero nihuse cyane, ikintu kinyicaje hano kandi gikomeye cyane,
nicajwe undi muntu uri kumpamagara buretse gato nakubuze wowe. Aha, nicajwe hano no kugaruka kuri Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent yagiye akora utuntu, ngiye gusoza nawe ngiye kubarambira, ndasoreza kuri Nyarwaya Innocent. Yagiye akora utuntu tugiye dutandukanye, but bikoze mu buryo wenda ntashaka kubikoramo. Njye nashaka kubanza kubereka utuntu ari kugenda akora cyane, tumwe na tumwe turi kugenda duhitinga cyane. Ari akantu murakazi gato, wenda uyu muntu mubwiye ko ndi mu kiganiro, tari mu kiganiro. Aha, yatsumwe tona narinyejemeje mbwiye ati ndi mu kiganiro. Hanyuma rero afata, mwarabibonye, afata cyangwa se reka mbikore mwirebere. Mba ubu nyinzeho, nyinguyeho, ndongeye nyinzeho, nyinguyeho. Warangije arangije uretse gato ibibazo iyi mikoro iraza kugira kamenye irangiza hano ja. Arangije akabonfire begena. That is very accessible drink. Buriya hari ibintu ni bibiri. Buriya Innocent Nyarwaya ari we Yago Pondat, wibera hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ahantu bitwa Munyonyo hafi n'amazi. Hariya hantu hibera utuburi twinshi, hari twa Mayirungi, hari Akamogi, hari Kawarage. Noneho ibyo byose tukabigurupinga mu kintu kimwe tukakita depression. Buriya uriya mukoboyi yaje guhura na depression. Mugura na depression imaze kuba high access, ahita we yikubitamo na za drug. Niyo mpamvu muri kubona utuntu tugiye dutandukanye agenda akora, tumeze nkaho nawe ubwe atari nomo mu tuntu agenda akora. Sometimes mugenda mubibona, wenda ntago wenda ari ukumudarapa nangwa se ari ukumugira ibintu byinshi. Murabizi iyo ikintu kitagenda neza uko byagenda kose ku mihanda uraza ukakivuga. So noneho depression ari gihe buriya abantu bakora depression ya Yago buriya yatangiye ijya kumenyekana cyane. Yatangiye umunsi Isimbi TV yuzuzaga miliyoni y'abasubscribers, Yago akiri mu bihumbi 300-500 hafi aho ngaho. Nibwo yahitaga avuga ati ngo we ntazigera agura abasubscribers nkuko abandi babagura bakuzuza miliyoni. Ati naye mbishatse nakuzuza miliyoni mu munota umwe kubera ko ari ukubagura, but kuko nge ntazigera mbagura, njye abo mfite n'abanya n'abacu. Urumva rero ako kanya depression itigenda itangira, kuko umuntu iyo akora buri munsi kagenda yavansa nakoze byose bigenda uko byagenda kose. Ntago abantu hirya no hino babura kugira utuntu tudu high depression, ku buryo nyine wowe ibyo umuntu akoze wo byumva nka rungu. So rero ibyo nashaka kugarukaho cyane cyangwa se nashaka gukomezaho nibyo ngibyo, nuko uko bimeze. Buriya njyewe Yago kubera ko no mu minsi yashize ndi Uganda hazaga abatumirwa cyane ntago wenda na mentioning, ariko hazaga abatumirwa bakaza bo bashaka platform ya Yago, bakaza hariya Munyonyo, Yago akabahereza platform bakidayura, bakavuga ibyo bumva bishakiye, bakidagadura. So barangiza
bagataha, kuko hari n'umu influencer njyewe nafashijeyo aba influencer batarenze donc batari munsi ya 5 kandi bose baje kwa Yago. Ntago naba mentioninga ko bamwe muri bo n'ubundi nabo bagiyeyo. Hari abagiye za Kabuso, kuba Kabuso banabonye baranakoze n'insengero. Hari abidayuye basebya umukuru w'igihugu, batukaye basebya igihugu, bavuga ibyo bishakiye. Ariko buriya reka mbabwize ukuri banyarwandakazi, akantu bita ngo nagari keza, karashukana. Karashukana, niko rero gatuma bira bintu byose bibaho. Nimubona utuntu duke na duke tubayeho kuri ya muvandimwe, ntimukajye mugira ngo byibuza ari kubikora nkana, cyangwa se ari kubikozwa n'inzara, kubikoreshwa n'inzara, cyangwa se ikintu. Ni ibintu bibiri, hari overdose hakaba na depression. Utwo nitwo tuntu tubiri. So nabenshi bibereye hariya niko gahunda zimeze. Igihe nabanje kwibaza ndavuga nti se umuntu wese ugerageje upimye amahirwe akambuka igihugu niko bigenda, ariko nasanze atari ko bigenda, kuko abenshi bari hanze ntabwo ariko bameze, ahubwo ukubita amatwa overdose. Kuko hariya twa dose tuba turi hejuru cyane, kubitamo ka overdose ugahita noneho unagira na depression wavanye inaha mu gihugu, ugasanga karabaye. Ini Mazina Innocent, ngeri mazimana mazemwese.